pe. Urabona hari cyose. Ushaka wari wavuga wo aya mata yagiye pe. Yashitse ariko buri amfite ikizere ko azagaruka. Ari niraza kubigenza neza buri. Jangu kuburire. Umbwiye ngo nzumuburire. Nakubwiye ngo vaye ngubwire. Ariko wagiye uvuga urunyarwanda kuzi ko nta rugandenze. Wasanze muri rupangu uva noneho ngufitiye story shaye impereze story ufasha bunonye umusore umwana mwiza unerekanye ufite amazu Dubai afite imodoka afite ego kinganda se wahehese kandi noneho nuwa Dubai none ugeze ni Dubai sera ego kumarangi yaganje ndarenze ariko uko wagira ngo woze mu nyanja y'umugisha de Imana yasiza hose nese ibyo gusiga ko nanjye tabinsiga nanjye ngo ndabe ko hari cyo nageraho nkawe mfasha ugiye kuba Dubai mfasha iwe inyuma y'ibipangu ugiye no kugendera mu ndege ngeri Dubai ndege gusa se ego kumarangi vuga ngo ngiye kuzagenda noneho mu modoka yababa we yandi ntabona basi suzamamo karifite nk'umuntu konseri imwe aha tegereza yindi uzabona shampute amatsiko yo kukubona wageze i Dubai ukagaruka uzanjyana se umva cyangwa uzarira nongere nsubire mu buzima bwanjye turi kumwe uraje uramubona sha umusore Imana yamaye size mva arasize arasa neza akora iki se arasa nk'amata arasa n'umweru mbese umva amata shampute amatsiko yo kumubona nahahuriye nawaka ubu nguyu ugiye kumuta cyane rwose yase n'ikibuno buzo huriye no kuba Dubai noneho mba mu mataje nzamuka amasikari y'abana nabyo se uzabona sha ndakubona pe wageze i Dubai ubwo ntuzagaruka usute ariko nyine hari umukozi w'Imana ushaka kuzakunsura hano agera ubutumwa mu gasatire ushaka gutumayo umukozi w'Imana mbese niwe uzahita no kujyana i Dubai ntabwo ari uzanjyana i Dubai ahubwo niwe wambanuriye nyine ko ngiye kubana muri Dubai ko nyine urabivuga urabizi ntabyo uzi mbese ibyo Imana ibirimo neza cyane birimo se gusa aho mbya turamwakiriza agakirero umva genda ku gasatire uzane ibirayi umuceri n'inyama urumva amavuta arahari amavuta urayazana sibyo nta kibazo kandi tebuke twakira umukozi w'Imana nta kibazo ngaho amafaranga se nyine amafaranga yagenduye ariyo handi reka ngire vuba tuye kwakira umukozi w'Imana sha biradutangaza nta n'uwabimenye uko biri kw'icyo nzino waramutse mukozi w'Imana mukomere cyane hari kw'icyo nzino kwibyima nishaka hari ibyo nkwiriye gukora. Imana iragukunda cyane, Imana iragukunda cyane mukozi w'Imana. Yesu nzi kufita magari bihumbi
ntabwo abakozi b'Imana tujya tubeshya, ntabwo tujya tubeshya. Iyo tukubwiye ngo tuzaza, isezerano buriya aba ari nk'umwenda. Iyo usezeranye ikintu, iyo uhize ikintu ntugisohoze, bizwa no kutagihiga. Amena. ntabwo mubeshya nanjye saza n'ibindi guhamagara ariko nizere ko ubyibuka neza ko abakozi b'Imana cyane cyane iyo babonye inkoko n'agafiriti, ako niyo utabibona ukabona n'umuceri ntacyo biba bitwaye sha. n'undi arimo kubitunganya ko nyine wihangane ntabwo biratungana. Za nkweto Imana iracyari kuzinyereka, zimwe zifite z'umweru zifite udusaro hejuru, genda uzizane. Ni zimwe mu bintu ndaheraho ntahana, nzisize yaba ari ikibazo gikomeye cyane. Mukazi we mabugasozi byambayeho, umukobwa mubyara wanjye ko mama wacu nyine yaraje arazitwara. Ngo nazo mfite pe yarazitwaye. Yarazijyanye. Murapfuye murashize. Murapfuye murashize. Mu gitondo kare. Mu gitondo kare. Uri kunyumva? Tugomba kubyuka tujya kuzireba. Ikindi utu tuntu tw'imirimbo, ibi ngibi ngo Imana ntabwo ibigushakaho. Kuramo. Ntabwo kano kava musakara. Oya karavamo. Ntugasuzugura Imana wa mukobwa we. Tukashitani. Sinabishira. Nta kibazo reka bishira. Buriya ibi ngibi byo biba bisegeye. Ubundi Imana yaratubwiye ngo nuca mu muriro ntabwo uzashya, nuca mu mazi ntabwo azagutembana, kandi icyongeyeho nurya ikica ntacyo kizagutwara. Iyo misatsi nayo, iyo misatsi uzayikureho. Imana irashaka umusatsi wawe bwite. Amina. Pfukama ngusengere. Pfukama ngusengere. Toka shitani. Ibi bintu wambaye mwijo Mana we, bikuremo nayo maherena. Gira vuba nayo maherena ukuremo. Kuramo neza utagaca. Niturya n'uburozi twebwe ntacyo tuzaba. Imana yatugiriye neza. Kuramo. Mwami Yesu, data twizera bya hatari, mweretse umukozi wawe. Umugabo arashaka kumutambamo igitambo nkuko wabimbwiye. Witeka Imana, ubutumwa bwawe nabumuhaye uko wabumpaye. Ntacyo nongeyeho mwami, nta nicyo ngabanijeho. Ibintu by'imirimbo byari bimuri ku matwi nabikuyeho. Ibyo yari yambaye ku maboko, ibyo yari yambaye mu ijosi, mu izina ryawe nabikuyemo. Dukunda Yesu, dukunda mwami w'isi n'ijuru. Jewe nzi imihanda yose nkuhamagara reka ubundi uba wapfuye amatwi. Umpamagara simbaza iki kandi? Ari gahunda mfitanye nawe. Umva uvuye mu gasantere boss akuntumyeho ngo aragushaka, hari inyama yaraguze hara kuri busheri. Urumva agira ngo nazo zitware. Ndaguhamagara reka da. Inyama nyine. None ndinze musanga mbanze njyane ibi mwite ngaruka tujye kuzisa. Reka rambwa ati birihutirwa hari ahantu yenda kujya, ahubwo tugende udasanga ibyo yararimo bivuye. Reka tugende ndahitanze. Komeza ugana mu gasantere hariya, ndumva n'icyaka cyanyishe mbanze tsabe mu rugo rwanya amazi, genda ndagusanga imbere nta. Ariko ubanguke umenye ko ntaza ahari. Oya ndabanguka kuri busheri harahirye. Ubanguke uhanye. Mu gasantere sha. Iriya Roma karanira Cristiano. Bite mukozi w'Imana. Sungu si wowe. Baretse mukozi w'Imana. Gusenga gusenga. Hari ikibazo kivutse. Hari umwana umeze nabi. Hari umwana umeze nabi. Barambwiye ngo nze umutware bamusengere, wowe umusengere, ameze nabi arinda gupfa. Umva
nzagaruka. Haguruka wicare. sheri unyihanganire nyemerera mutware ngiye tuzasubira nta kibazo ariko atabara uwo mwana kandi ujye wumvira ibyo Imana ikubwira niyo misatsi uzayikureho. uyu mukozi w'Imana ari mu mwuka w'Imana rwose ntugahambirwa wagicucuwe bigenze bite kugira ngo nkure mu isengesho ndi mu mavuta wogahambirwa we uziko nkurengeye wa mugore wawe aba muri uru rugo mani yaraje muri uru rugo yaraje asigaye aba hano nari mubonye yerekeje muri uru rugo ntabwo nzagaruka rero ni ukuvuga ngo njye nari mbonye ajemo noneho kubera ko ni diri twari twapanze tugenda ahubwo tutansanga hano wiruke kubita imfubyi wibwire